nawe Yesu aragushaka. Niwumva iyi nkuru, ahari hari impinduka mu byemezo ufata, nk'uko nanjye ushobora guhindura mu byemezo ufata bya buri munsi. Hari ubwo mu nshuti zacu tugendana cyangwa izo tugira natwe ubwacu, inshuti zacu zidashimishwa no kumva tuvuga ijambo ry'Imana, tuvuga ngo ibya Yesu, iby'imirimo ye, cyangwa natwe muri twe birashoboka ko nawe ushobora kuba udakunda abantu bavuga iby'Imana cyane cyangwa bavuga ibya Yesu. Ariko uyu munsi ndakubwira undi muntu wari umeze gutyo w'umukapiteni wari ukomeye cyane wayoboraga ubwato bukomeye. Uyu kapiteni yitwa Kapiteni Yohana, mu mazina ye niko yitwa. Mu mibereho y'uyu mukapiteni yabaye wa muntu udakozwa ibyerekeye Imana. Iyo habaga hagize umuntu ushaka kumubwira ibya Yesu, nubwo yaba ari inshuti ye magara, bahitaga bacana umubano. Yangaga Yesu kandi yakundaga cyane ubuzima. Iyo mu bwato hagiraga abaganira iby'ubutumwa bwiza n'inkuru nziza za Yesu watuzaniye agakiza, yazingaga umunkanyari, akarakara cyane, akavuga nabi, anyenga ababivuga, maze akabemeza ko ibyo bavuga adakeneye kongera kumva babivuga ngo bamene abantu amatwi. Yagiraga umwaga cyane iyo babaga bagize muri bo uvuga ibya Yesu, yumvaga ababaye cyane. Kubera iyo mpamvu abagenzi bakundaga kugenda mu bwato baramutinyaga, birumvikana. Iby'uyu mukapiteni rero, igihe kimwe Yohana yaje gufatwa n'indwara ikomeye cyane. Ari mu rugendo ndetse ari mu bwato, hari harimo umudogiteri w'umuganga w'umuhanga. Yaramusuzumye maze amubwira yuko asigaje amasaha 24 agapfa. Abagenzi bose bari mu bwato barabyumvise barahangayika cyane. Akimara kubimenya, uyu mukapiteni nawe ubwe yahise agira ubwoba, atinya gupfa, kuko yakundaga kwinezeza mu by'ubu buzima, akanga Imana, akavuga ko Imana ariyo ibohesha abantu amategeko, ikababuza kwiryohereza muri ubu buzima. Yatinyaga cyane guhura n'Imana. Yamaze igihe kirekire agomera Imana, atanashaka kumva aho bavuga izina ryayo. Ariko noneho yari agiye guhura nayo. Nuko igihe yari ari mu bwato, yakubise hirya no hino, yabuze amahwemo, yabuze icyo yakora. Maze muri we hazamo igitekerezo. Icyo gitekerezo cyamujemo ubwo amasaha y'urupfu yari yegereje, maze aribwira ati ahari wenda ntawamenya, hari ubwo Uwiteka yakwigarura akandika, reka ashake umuntu wasengera cyangwa akasomera Bibiliya. Nuko kubera ko yari yaramenyekanye cyane nk'umuntu wihagararaho, ahamagara uwari umwungirije mu bwato w'umukapiteni witwa William. Aramubwira ati muganga amaze kumenyesha ko mu masaha 24 ndaba amaze gupfa kubera uburwayi bukomeye mfite, kandi nta miti, urabona ko nta miti dufite hano. Nanone ndagusaba ngo usomere Bibiliya, kandi numara kuyisomera usengere Imana, usabire Uwiteka ambabarire ibyaha byanjye, kuko namuhemutseho cyane kandi nkaba ntinya guhura nawe. Nuko Kapiteni William aramusubiza ati nta Bibiliya ngira kandi ntabwo nzi gusenga. Nakomeje kugenda ku byo yavugaga, mbona yuko ari byiza, nanjye nibyo nizeraga. Kapiteni Yohana arababara cyane kubera ko inyigisho ze zagiye zigera kure cyane, hari n'abandi zahinduye imibereho yabo. Kapiteni Yohana yibuka yuko mu bayobozi bamwungirije hari harimo undi mukapiteni wungirije William witwa Peter, maze aramuhamagara aramubwira ati zana Bibiliya yawe usomere kandi usengere, kuko ngiye gupfa. Niko muganga amaze kumbwira yuko amasaha 24 ndabapfuye. Undi aramusubiza ati Bibiliya yanjye nayisize mu rugo, kuko nari nzi ko wanga abantu basoma Bibiliya kandi banayivuga. Natinyaga ko wazabibona cyangwa ukumva ndi kuyisoma basi ukanyirukana ku kazi. Naho gusenga reka musengere rwose. Barapfukama maze Peter
atangira kumusengera, asenga agira ati: Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushima ko wazanye mu isi no guhamagara abanyabyaha bazimiriye mu by'iyi si ngo bazaragwe nabo ubugingo buhoraho. None uyu munsi ijwi ryawe rigeza mu mutima wa Kapiteni Yohana wakomeje kukuninira, ariko noneho kuko abona asigaranye amasaha make yo kubaho aragutinya, kandi rero yemeye kwitaba ijwi ryawe. Ndakwinginze ngo wirengagize ibyaha bye byose kandi umubabarire ibicumuro bye. Uyu munsi umwakire mu bana bawe, kuko agarutse nk'umwana w'ikirara. Ubwo agarutse kwa se, nuko umwakire kandi umugirire neza, kuko waje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Nuko Kapiteni Peter amaze kumusengera, Kapiteni Yohana abona imbaraga zo guhagarara mu bwato mu bagenzi. Arababaza ati: ninde wazanye Bibiliya ngo ayisomere? Nuko abantu bose bari bazi ko yanga Imana batinyaga kubivuga yuko hari uwaba uyifite, ndetse bati bose baracicika barinumira. Ariko mu bwato haboneka akana gatoya k'agahungu kari gafite Bibiliya yako. Karaza karamwegera arakabwira ati: witinya mwana wanjye, itonde usomere Bibiliya. Ako kana karamubaza kati: urashaka ko nkusomera he? Aramusubiza ati: ntaho nzi. Birumvikana ko uyu mukapiteni atari azi ibya Bibiliya, ahubwo usomera aho ushaka. Nuko uyu mwana w'umuhungu aramusubiza ati: ngiye kugusomera aho mama wanjye akunda kusomera, kandi yajyaga asomera muri Yesaya 53:5-8. Maze umwana atangira gusoma ati: nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe, yashenjagure gukiranirwa kwacu. igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Muri iyi nkuru dukomeje kumva, ageze aho ngaho uwo mwana, maze Kapiteni Yohana ahita amuhagarika amubwira ati: aho ngaho ugeze hagararaho, aho hantu harimo twese usimbuzemo izina ryanjye. Noneho umwana arongera aratangira arasoma uko abimubwiye. Aratangira ati: nyamara ibicumuro bya Kapiteni Yohana n'ibyacumitiwe, yashenjagure gukiranirwa kwa Kapiteni Yohana. igihano gihesha amahoro Kapiteni Yohana cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo akirisha Kapiteni Yohana. Kapiteni Yohana yabaye nk'intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwa Kapiteni Yohana. Yararenganye, ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyanye kubaga, cyangwa nk'intama icecekera imbere y'abayikina. Niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka ibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde wamwitayeho? Nuko akigera aho ngaho, Kapiteni Yohana yumvise amarira ashotse ku maso, yumva ko agomeye Uwiteka. Ahari nawe muri aya magambo wasimbuzamo izina ryawe. Ubwo yararanganyagamo amaso mu bagenzi umwana amaze kumusomera Bibiliya, yabonye abantu bose bamuteze amatwi bubamye bari kurira, maze na Yohana yubitse umutwe ararira cyane. Abantu bose bari mu bwato batemeraga Yesu, uwo mwanya bafashe icyemezo cyo kwihana no kwiyegurira Yesu. Niko Kapiteni Yohana yari abikoze ku munsi wa nyuma w'ubuzima. Ukwihana kwa Kapiteni Yohana kwahinduye benshi kuri Yesu, maze ubwo isaha ya Kapiteni Yohana yari igeze yo gupfa, Kapiteni Yohana baramusengera, barangije aragenda yinjira mu cyumba cye mu bwato, arasinzira ubuticura. Ibihe biba birarangiye. Nta gushidikanya ukurikije uko iyi nkuru ya Kapiteni Yohana yagenze, Kapiteni Yohana yasinziriye
cyangwa yapfuye amaze kwihana, ariko ntabwo ariko twese bizatugendekera ko twese tuzihana ku munota wa nyuma ubwo tuzaba tuvuye muri uyu mubiri. Ahari wenda we byaramukundiye, ariko se wakibaza uti ko hariho abantu benshi barwaye barembye bafite uburwayi, kandi ko abantu babasha gupfa bari no kugenda haba mu muhanda ndetse n'ahandi henshi, mbese igihe cyacu ni ikihe? Igihe cy'umuntu ni ikihe? Natwe dukwiriye kwitegura hakiri kare. Nawe Yesu aragushaka. Yesu yashatse kapiteni Yohana kandi ubuzima bwe yaburokoye urupfu, amukiza ibyaha nubwo hari ku munota wa nyuma. Nuko rero reka mugire inama uyu munsi kandi nanjye nyigire, umva uko Bibiliya ivuga. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagera nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Muri iyi minsi ibyo wanyuramo byose dukwiye kwirinda uko tugenda. Nta gihe cyo gupfusha ubusa dufite, ahubwo dukwiriye gusabana n'Imana dusenga. Ubuzima ntabwo ari ubwacu. Yesu yaravuze ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Nawe nkubajije ikibazo cyangwa wibajije ikibazo kigira kiti mbese igihe cyanjye ni ikihe? Icyo kibazo igisubizo cyacyo ntabwo nzi icyo watanga, ariko njye naje gusanga igihe cyanjye aricyo mfite muri uwo mwanya ndi kuvuga cyangwa ndi guhumeka. Ahari nawe ushobora kuba uhamanyana nanjye. Rero nimba icyo ari cyo gihe cyacu, ni uko dukwiriye kwegura ubugingo bwacu Imana. Nicyo gituma rero dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise byadukiza, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Rero nshuti bavandimwe, hahirwa abagenda batunganye, bakagenda mu mategeko y'Uwiteka. Iyi nkuru ya kapiteni Yohana ibasha nayo kugufasha nk'uko kapiteni Yohana byagenze akihana ku munota wa nyuma. Twebwe tugize amahirwe yo kubyumva hakiri kare, tubasha kwihana. Mbese ko dukunda gupfusha igihe ubusa kandi ari ingenzi. Mbese ntabwo twashishikarira ibya Yesu ndetse no kwera imbuto ze? Nshuti muvandimwe, reka twisuzume turebe igihe dufite. Mu byo tuzirikana tumenye ko nta gihe dufite, impano y'igihe ari iy'Uwiteka. Nitugira amahirwe yo kubona igihe, mujye mureka tukibyaze umusaruro. Iyi nkuru ya kapiteni Yohana, nawe Yesu aragushaka. Nimba wumva ikushimishije, twandikire muri komenti. Kora subscribe, like ndetse na share kuri bagenzi bawe, ahari nabo yabagirira umumaro. Hari benshi bababaye, hari benshi bakomerewe, hari benshi babuze ibyiringiro, ariko iyi nkuru nabo ishobora kubasubizamo ibyiringiro.